Ikaze bakunzi ba Gihundwe Gospel, kuri uyu munsi tubazaniye ikiganiro cyiza cyane cy'amateka yo hambere yaranze itorero rya Pentecote, ariko ntabwo ni jyenyine nkuko mumaze kumenyera. Uyu munsi dufite umutumirwa turi bubane muri iki kiganiro witwa Reverend Pasteur Mbonyivugiro Ezekiel. Akaba ari umwe mu bapasiteri bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse umupasiteri wakoranye hambere n'abasedwa bera baje kuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nta handi ntabwo noneho twagiye Gihundwe, ariko twamanutse hariya mu kibaya cya Bugarama tujya ahitwa mu Mashesha. Agiye kutuganirira byinshi ku buryo burambuye, uburyo bakoze umurimo w'Imana, uburyo yakoranye n'abo basedwa bakorana hariya mu kibaya cya Bugarama bavuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ndetse n'uburyo bakoranye hariya mu Mashesha. Uyu munsi none dufite umutumirwa wacu witwa Pasiteri Mbonyivugiro Ezekiel, niwe turi kumwe muri iki kiganiro. Nanjye ndi Niyogakiza Josue. Mu kanya reka dutangire ikiganiro cyacu, tubabwire byinshi bijyanye n'uburyo umurimo w'Imana wakozwe muri iki kibaya cya Bugarama. Ni Reverend Pasteur Mbonyivugiro Ezekiel. Karibu. Nitwa Mbonyivugiro Ezekiel, wabaye umupasiteri mu itorero rya ADEPR guhera muri 75 niho bansengeye kuba umukuru w'itorero. Muri 82 naho bansengera kuba pasiteri Revera hano mu itorero rya Nyakabwende, bikozwe na Kapitura Gabriel na Senzige n'abandi bakuru b'itorero bakoranaga muri icyo gihe. Uyu munsi wa none dufite ibyishimo byinshi cyane. None twahuye n'umupasiteri witwa Ezekiel Mbonyivugiro Ezekiel, akaba ari umwe mu basaza ba kera bo hambere. Ndibwira ko benshi mwatangiye kumwenyura mufite amatsiko yo kumva ijambo agiye kubabwira. Pastor Ezekiel tukaba twamusanze hano ku itorero rya Mashesha, ahahoze hari hitwa Paroisse Mashesha, mu cyahoze ari ururembo rwa Cyangugu, kuri bikaza guhinduka nyuma yaho ngaho bikaba akarere ka Rusizi, bikaza guhinduka nabwo biba ururembo rw'iburengerazuba. Nibyo pastor? Yego. Nabwo biza guhinduka, ubu none turi mu rurembo rwa Gihundwe. Kuba turi mu rurembo rwa Gihundwe rero ni ibyishimo, kuko Gihundwe niho itorero ryavutse mu Rwanda, niho hambere ivuga butumwa ryatangiriye, ndetse ni n'ibyishimo kumva ko uyu munsi wa none natwe dufite ururembo rwa Gihundwe aho itorero ryavukiye. Sibyo pastor? Nibyo rwose. Ubyumva gute? Turabyishimiye cyane. Ni ibintu byiza, ni ibitangaza. Ni ibintu byiza cyane, tutabona uburyo twabivuga. Kuba rero itorero none tufite ururembo rwitwa rwa Gihundwe, aho ivuga butumwa ryatangiriye, abakristo benshi twabigizemo ibyishimo, kumva natwe rwose Uwiteka aratwibutsa. Sibyo? Nibyo rwose. Aratwibutsa. Nibyo kandi ni byiza cyane. Ubundi uru rurembo rwa Gihundwe cyangwa rwita umubyeyi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda. Umubyeyi kuko ubutumwa bwakandagiye bwa mbere hano Igihundwe, burakomeza na Gisenyi, burakomeza na za Kibuye. Aho kujyaho byagoraga umuntu. Tugiye mu manama tukanyura mu Cyombo, muri Bedete, dukomeza mu Gisenyi n'abamisiyoneri. Ibyo byarabaye. Yego. Urakumva? Yego. Ni umupasiteri. Umuvuga butumwa ryabo wabonaga bafata akagoma k'uruhu bakazamuka imisozi n'udupendo n'utujegereza, nta kamikoro ntaki. Iterambere ritangiye kuza nibwo babonye akamegafone, bashyiramo utubuye nyuma bakagenda bavugiraho. Wenda nabyita ko abapagani bavuga ko ari ugusakuza. Rwari urusaku icyo gihe, rwari ugusakuza kugira ngo, ariko urwo rusaku bakoreshaga rwatumye abantu benshi baza. Ese nawe mwakoresheje ubwo buryo? Hari icyo bita ipendo. Yego. Hari icyo bita kakagoma gato. Ni ukuvuga mu byuma by'amasengesho abantu baragacurangaga bakabyiina bakishima, ipende bakazunguza bakishima, ukabona ari byiza cyane. Ibyo rero byose nibyo byagiye bizamuka ibyara za gitare, izo instrument musical zira zose tubona mu nsengero hirya no hino. Mbere ubundi urabona urusengero rwubatse neza, n'urusengero ari naho bamaze kugira za etage. Ariko mbere
umuntu yashingaga ibiti agashyiraho utunjanja itorero rikabera ravutse. Ubu urumva ni iterambere, ni nayo mpamvu muri iryo terambere abantu bakwiye gutera imbere mu by'umwuka, bagatera imbere muri byose. Imana ishimwe cyane. Muri byose. Uvuze ku nsengero za etaje, nibutse umupasiteri umwe wanganirije twagiranye ikiganiro ambwira uburyo igihundwe abamisiyoneri batangira ahantu bapfukamye bwa mbere bahashinze igiti. Yego. Icya kabiri urusengero rwa mbere ndibwira ko rwari rwubakishije utwatsi. Kari akantu gato bari bakoze ko gusengeramo. Noneho baza kubaka uriya rusengero rwa Gihundwe nyuma yaho ngaho. Uriya rusengero tubona aho hari ururembo rwa Gihundwe nabwo ni byiza kuko ni amateka kuba habaje kuboneka ururembo rwa Gihundwe rwa rusengero rukihari ni ikintu gikomeye cyane mu mateka. Ntirurasenyuka. Ntabwo rurasenyuka. Umutingito wa 2008 waraje urutigisa ariko rurakomeye kuko rwari rwaswe rufite imbaraga rukomeye kandi barwitondeye. Ubundi mbere mu ntango mbere urusengero ndibuka nk'ahantu rw'Imbogo kugira ngo tuhavune twagiyeyo ndi kumwe na missionnaire Helge Vestine yitabye Imana yaratabarutse, nari ndi kumwe n'uwitwa Sibe Beck, tugiyeyo n'umupasiteri witwa Misago Eliazar nawe yaratabarutse. Ahantu yarafite twari dufite agasengero kari nka kamanjanja 5 urumva amanjanja 5 ukarwita urusengero. Byari bikomeye. Turi aho ngaho rw'Imbogo hari amabuye umurenge w'icyo gihe wari waratwara ushaka kuzubaka segiteri. Icyo twakoze twice hejuru y'ayo mabuye yari igihe na missionnaire, abo ba missionnaire babiri bari bitwaza gutugati bakitwaza ngagakombe k'ikawa, twicara kuri ya mabuye turanywa, tumaze kunywa turarya turasenga. Dusenza Imana iduha ububasha na ya mabuye yabaye yacu, niyo twubakishije poste y'Irwimbogo, ari naho habaye paruwase icyo gihe. Muri icyo gihe twari turimo Imana rero yagiye ikora mu buryo bwinshi bw'ubuhanga bwayo. Ibyo twabyishimira. Pastor Ikarame, reka twiganirire. Nuko reka twiganire ku by'umurimo w'Imana. Abantu kubabwiriza iby'ubwami bw'Imana ni ikintu kiza kugira ngo abantu batazarimbuka. Sibyo se? Ndumva arizo ntego zikomeye zivuga butumwa ahantu hose ku isi. Nuko abantu bamenye iby'ubwami bw'Imana kugira ngo umunsi umwe bazimane na Kristo ingoma. Yego. Iyo niyo ntego nkuru. Amen. Niyo ntego nkuru. Amen. No ni pastor. Ivuga butumwa ryo hambere nakunze kwibanza na hambere cyane. Kuko tweke tukiri bato tuba dushaka kumenya kera uko hari hameze, kuko none turahari amateka tuba dushaka kera uko hari hameze. Hari umupasiteri bakunze kuvuga cyane mu mateka. Mu mateka y'itorero rya Pentecote mu Rwanda batubwiye ko ryatangiye iri torero abamisiyoneri ba mbere bageze Igihundwe bari baturutse ibuvira mu gihugu cya Kongo. Y'ubu ngubu kera yari Kongo Mbirigi, ni nacyo kiza guhinduka iba Zaire, ubu none ni Kongo n'ubundi. Icyo gihe abamisiyoneri baturutse ibuvira bambukiye hano Cyangugu baza hano kuri Rusizi, baza Igihundwe batangiza ivuga butumwa. Ngo bamaze imyaka igera kuri 3 bavuga ubutumwa nta muntu wari waboneka, ariko ngo hari umusaza wabasemuriraga neza cyane kuko we yumvaga igiswahire. Ndibwira ariyo mpamvu suko yarazi igifaransa ahubwo kuko yumvaga igiswahire. Ndibwira niko kuri kuko yarazi igiswahire akabasemurira, noneho aza kuba kufatwa nawe n'ijambo za mbaraga z'umwuka wera mukunda kutubwira. Kuko sinzi impamvu abasaza ba kera iyo tuvuganiriye muvuga ko ijambo ryarishorewe n'imbaraga z'umwuka wera. Cyagihe ubushize muri yubire y'imyaka 75 igihe twari turi muri stade, umupasiteri wagerageje kuvuga ku mateka y'itorero Sengiyumva Laurier yavuze uburyo itorero ryavutse mu mbaraga z'amasengesho. Ikindi umupasiteri wabatijwe wa mbere mu mwuka wera wahariya mu Bigutu ariya yitwaga Gahenga. Hari umupasiteri wabatijwe ntari kwibuka amazina kuko niho umwuka wera yamanukiye. Amaze kumanuka abantu bagira ubwoba batekereza ko bayasaze, ariko baza kusanga ni umwuka wera kuko ibimenyetso byari maze kugaragara. Uwo mwuka wera rero niwo wakwiriye u Rwanda. Uwo mupasiteri turi mu iteraniro mu giterane cya yubire
bamuhaye ijambo aravuze ngo uwo munsi twari twasuwe n'umuvugabutumwa wacu wa mbere witwaga Pasiteri Kabitura Gabriel niwe wari umuyobozi wacu, yari yadusiye mu bigutu habaye mu masaha y'iteraniro, mu masaha ndibwira kwanza n'iteraniro ryari rihumuje ngo umwuka wera bari gusenga, umwuka wera yahise ko bamanukira bavuga mu ndimi, ibintu birakomera, abantu barumirwa, bitangaza birakobereka. niho hambere umwuka wera yamanukiye mu bigutu. None pastor, ese abana bacu ba none uyu munsi wa none, ese ababatizwa uyu munsi wa none mu itorero, ese baracyafite inyota? Ese mababwira iki kugira ngo nabo bagira inyota yo kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera nka kera habayeho? Ese itorero ene kuvuga Pentecote gusa, ADPR gusa, kuko andi matorero menshi mu Rwanda yakomotse mu bubyutse bwaturutse muri ADPR imbere mu buryo busobanutse bavugaga Pentecote. Noneho Pentecote nibo bagiye babyara andi matorero amwe namwe, ntabwo ari yose ariko amenshi tubona mu Rwanda kuri uyu munsi wa none yagiye aturuka hano mu Rwanda. Amatorero yagiye havuka hano mu Bugarama, ubutumwa buza kuhaza, batubwiye ko bwazanywe n'abamisiyoneri n'ubundi ariko bwinjira mu Rwanda, bwinjiranye n'abamisiyoneri. Hano ubwo butumwa bugumya gukwira, ariko muri 62 nibwo twaje kubona abamisiyoneri muri aka gace hano muri Mashesha, baje mu rwego rwo kuvura abarwayi, bakavuga ubutumwa ariko bakavura n'abarwayi. Uko umurimo w'Imana rero washoboye gutangira hano muri iki kirere, ubundi wamanutse uturutse Igihundwe. Ababwiriza butumwa kuva mu itorero rya Gihundwe niyo bakunze kumanuka, dutangirana na Nyakabwende. Umurimo w'Imana ugenda ukura buhoro buhoro, uza kwaguka, wagukira hano i Mashesha. Mashesha igihe kigeze nayo iza kugira ububasha bwo kubyara indi midugudu, andi matorero. Mashesha tumaze kuhagera, twashoboye gushaka itorero rya Nyabintare, dushaka Ngororano, Hindurwa, no ku rya gatatu hose twagiye tugerayo, tugenda tuvuna, dukomeza ikirere cya Bugarama. Ku rya kane habaravutse hariya mu Muganza no mu Bugarama Cité, itorero ryo mu Bugarama rikomoka Imuhehwe, ariko bifatanijwe na hano mu karere ka Mashesha na Nyakabwende. Iki kirere rero umurimo w'Imana kugira ngo ugende neza byatwaye imbaraga nyinshi. Jewe ubwanjye nakoranaga n'abamisiyoneri, dukora umurimo w'ikiganga, tuvura hano kuri Centre de Santé ya Mashesha. Twakoranye iyo myaka yose tuvuga ubutumwa, dukorana iyo myaka yose twagura itorero rya ADPR aha muri iki kirere muri iki kibaya cya Nyakabuye, Bugarama. Aho ngaho niho twakomeje twagura umurimo, tukavura, tugakora ibyo bita amaposte de santé. Buriya mu Bugarama Cité hariya kuri iriya torero ryaho, kugira ngo rikomere, twari twashyize icyo bita poste de santé. Tukajya tujyayo tugapima abana, tukajyayo twakora imirimo y'ibanze yo mu rwego rw'ubuvuzi. Bityo twubakayo urusengero, turi kumwe n'umumisiyoneri witwaga Helge Westin na misiyoneri Sibebek. Abo ngabo nibo cyane cyane bakoze muri iki kirere kino. Ariko mu ntango hano i Mashesha kuri Centre de Santé twari twatangiranye n'umukecuru misiyoneri witwaga Analisa Carson n'undi witwaga Margarita. Abo nibo bakomeye gutangiza umurimo cyane cyane wivuga butumwa kandi banavura n'abarwayi. Uko bagiye basimburana n'abamisiyoneri bandi baza, ariko abo nibo bibanze twibuka babanje. Bahanyuze ari benshi, ariko abo ngabo nibo batangiye mu gihe cya mbere. Umurimo w'Imana rero wagumye gukura muri iki kirere nyine. Ubwo mu Bugarama nkihari nibwo twatangiye tuhubaka urusengero
rwo kugira ngo abantu bajye basengeramo harya hafi ya kaburimbo, igihe kigeze birakomeza kugeza aho bigeze ubu ngubu uko murubona. Muri iki gihe rero turibuka amatorero twagiye tuvuna, twavunnye nk'itorero rya Rwimbogo, nari amatorero mu kirere cya Busozo hirya, aho hose twakora uko dushoboye. Mu minsi tutavuye nko mu gihe cy'icyumweru tukagenda tukajyayo, tukajyanayo ubutumwa, tukajyayo tukahavuna. Ni nako uwo murimo wagiye waguka, urazamuka ahantu hitwa Nyamubembe, aho naho twarahageze, niho twagiye dushyitse ibirenge byacu, tugatangira ku tuntu duto duto, amazu mato mato, amanjanja make make. Ariko icyo nshimira Imana ni uko aho hose twagiye tunyura, uyu munsi hari umurimo w'Imana ugaragara, hari inyubako zigaragara, hari amatorero agaragara, kandi mu by'ukuri bimeze neza. Ndashimira Imana cyane rero icyo gikorwa gikomeye yakoze muri iyi myaka itambutse, guhera muri za 62 niho byagiye bitangira. Dutangira hano kuri centre, dutangira ivuriro rya Mashesha, birakura, tugira igihe tugira maternité, birakura, tugira igihe tugira umurimo wagutse w'ubuvuzi. Ni muri urwo rwego rero itorero muri iki kibaya rya ADEPR ryagiye rikura, ryagiye ryaguka. Ego ingorane ntizagiye zibura, ariko Imana yagiye yigaragaza muri byinshi, Imana yagiye idufasha muri byinshi, Imana yagiye idukoresha ahantu henshi, bikagenda neza. Ni muri urwo rwego rero iki gihe tugezemo dusaba ko Imana igumya kudufasha, umurimo w'Imana ukagumya kugira imbaraga, ukaguka bihagije, kandi abantu bagakizwa bihagije, kandi bakamenya Imana mu by'ukuri agakiza nyako. Kuko umubare wabiyongera uriyongera, ariko nanone bakwiye kwiyongera buzuye imbaraga z'Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe uyobora, niwe ufasha. Muri icyo gihe cyose, muri ibyo byose ndashima Imana, kuko Umwuka Wera niwe wagendaga akorana natwe aho twanyuraga hose, uko twagendaga mu masengesho abantu bakoraga. Ikintu gishimisha nuko abantu barasengaga, bagasengerana, umuntu akumva ko umwe ari mushiki wundi, ari musaza wundi, umuntu akumva ko umwe ari umubyeyi wundi, mu buryo bwo kubahana. Imbuto z'Umwuka rero ni urukundo, ikindi imbuto z'Umwuka ni ukubahana, imbuto z'Umwuka ni amahoro, imbuto z'Umwuka zubaka byinshi. Ni muri urwo rwego rero iri torero ryo muri iki kirere cya Mashesha, Nyakabuye, Muganza, Bugarama, iki kirere cya Busozo, harimo ziriya za Gikundamvura, harimo ziriya za Rwimbogo, kuzamuka na za Nyakibanda, twajyaga tugerayo ari utudugudu duto duto, hari utunjanja duke duke, ariko aho hantu hose umurimo w'Imana wagiye waguka, nitwabura kubishimira Imana. Nanjye rero uyu utanga iki kiganiro hano kuri muri uyu mwanya, ndashima Imana, undi mu kiruhuko cy'izabukuru, mu ntege nke umuntu aba afite, dushimishwa n'uko umurimo w'Imana wagumya kwaguka, ndetse natwe twaba tugira ubuntu, bikaba byaba byiza tugasura n'ayo matorero yose twagiye dutangirana nayo, tukayatangiza. Ni icyifuzo mbese nanjye mfite, kuko mbonye uburyo, nkabona ubushobozi, nkabona ububasha, numva najya nsura aho hose twagiye tunyura, tukahasura, nkareba, kuko n'abana bacu nabo twagiye tubyaza ubutumwa, kandi mu by'ukuri iyo ureba ubona ari byiza, ari byo kwishimirwa. Ndashimira Imana rero cyane cyane kubw'umurimo wayo iri kugenda ikora, kandi ndashima Imana ko iri kugenda yigaragaza no muri ibi bihe, nubwo ari ibihe byagoranye, nubwo ari ibihe bya nyuma byaruhije abantu, ariko ndashima Imana cyane kuko yagumye kugaragaza ukuboko kwayo, kandi ko n'uyu munsi ukuboko kwayo gukomeye, kandi abayo badakwiye gutinya, batakwiye kugira ubwoba, kubera ko Imana dufite, Imana dusenga, ni Imana nzima, ni Imana y'ukuri, ni Imana itabara, ni Imana ikiza, ntabwo ari Imana y'amagambo. Dufite amasezerano akomeye cyane mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi ubundi shitani irakora, ariko ntikora ngo uyibone. Ishobora no gukorera mu bakozi mu bandi, ishobora kurema ikipe cyangwa mu bapasiteri runaka, bakarwanya abandi bapasiteri, noneho ndetse wa wundi akarengana. Ishobora gutuma umuntu asitara ku kintu runaka, kuko yo iramutega.
yagutega ibintu ibyo shitani yagutega ni byinshi. Yego. Ibyo rero ushobora kubisitaraho, ubisitayeho ushobora kumva ko nyine waguye mu ikosa, ariko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Amen. Uretse ko abantu batabona nk'uko Imana ibona, yewe icyo maze gusobanukirwa ni uko gahunda z'abantu, ibyifuzo by'abantu, imitekerereze y'abantu ihabanye kure n'Imana. Ni Imana. Nicyo icyiza rero nashimangira, ni uko umuntu wese atajya ajyanwa muri uyu murimo nuko abona abandi bagenda n'ivuatiri nziza, atajyanwa muri uyu murimo nuko bagenda ku mapikipiki, atajyanwa muri uyu murimo nuko abona bambaye neza gusa, ahubwo akwiye kujyanwa muri uyu murimo nuko abyiyumvamo kandi ko Imana ibimuhamagarira. Iyo Mana nanjye ubu niyo ndeba uyu mwanya, kuko iyo nsubiye mu mateka nkareba ukuntu yagiye inyitaho hato na hato ikampumuriza, sanga ibyo ngibyo utabifite ntabwo wabishobora. Ariko mu mbaraga z'Imana ibintu biraza ikabwira ati humura mwana wanjye, komera, humura, imbere hari ibyiza, ihumura ugakomera. Nubwo abantu bakurunda hisi, nubwo abantu bakuvuga ukundi, nubwo abantu bakubona ukundi, si ngombwa ngo dutinye abantu, ahubwo twakagombye gutinya Imana. Imvugo y'Imana rero yikugeraho mu gitondo, ikakugeraho nimugoroba, ikakugeraho. Ndibuka ndyamye hafi mu saa sita, umuntu w'Imana ari gusenga ahantu runaka, ngiye kumva numva arantelefonnye ambwira ibintu Imana imubweretse, ati komera. Nuko Imana ikora. Umurimo w'Imana rero ntimukawushakire mu mubiri, umurimo w'Imana no mu mwuka. Imana ni umwuka, kandi n'abayikorera bagomba kugendera mu mwuka. Niwinjiramo n'imibiri uzashaka amafaranga ndetse n'abantu baguhungi, kuko bazabona ko nta Mana ikurimo. Noneho mu ncamake Pastor, kuba muri mu kiruhuko cy'izabukuru, zirya mbaraga mwari mufite kirya gihe mukiri mutaritwa ko babashize mu zabukuru, n'ubu muracyazifite. Nanone aho Imana ivuze ngo abasaza banjye mwongere muhaguruke mukore, imbaraga murazifite zo gukora. Nta musaza uri mu imbaraga z'Imana. Yego. Umusaza amaze gutabaruka, ariko ijambo ry'Imana rihora muri we. Niba wibuka Simiyoni, yego, Simiyoni yari umukozi wayo, ariko yarategereje isezerano Imana rero amuhaye. Umwana Yesu amaze kuvuka yaramwakiriye ati noneho Mana, asezerera umugaragu wawe yitahira amahoro kuko abonye agakiza kawe. Ku bakozi b'Imana rero ubundi ubu hari igihe hari icyo bita kuyobora, ibyo bita administration, kuyobora imibare, ibiki. Hari igihe ugeramo ibyo ukumva utashobora kubikora. Ariko hari abantu n'ubundi wabyaje ubutumwa bari imbere yawe, ubwo ni wowe. Bari abana bari mu butumwa, ni wowe. Ibyo bazabona ubashije uzabikora, ibyo bazabona utabashije si ngombwa. Nawe kandi uzaba ukeneye kuruhuka, kandi Imana nayo ikunganiye, igushyigikiye. Ahubwo gusa ikibazo gikunze kuboneka mu matorero, icyo kitateguweho mbere ko abantu bakunze kwinjira mu by'umwuka, nuko iyo abo basaza bageze mu zabukuru, rimwe na rimwe, ariko ku gice cya mbere cyatambutse, rimwe na rimwe usanga bahurirana n'ibibazo, kuko kera mu ivugabutumwa nta mishahara yahabaga minini, twari udushahara duto. Yewe natwe twakoraga hariya mu kizungu tuvuga turi gukora ibyo kuvura abarwayi, ko ni laborante n'irivuro nigeze kuriyoboraho, ariko agashahara ubonaga ari gatoya. Ariko kuko muri twe huzuye imbaraga n'umunezero, ukakabona ko ari kanini. Ubu rero turi kubibona muri iyi minsi ko pansiyo iza ikaza n'ubundi ari gatoya. Iyo kaje ari gato naho ngaho ushobora kugira ikibazo, ariko kuko utegeza ngo Imana niko yabibonye nyine ukabamo gutyo kandi bikagushimisha. No kuvuga ko muracyafite inshingano zo kuragira umukumbi w'Imana, muracyazifite mu buryo bw'umwuka, mu mutima wanyu. Intama mwabyaje ubutumwa ziracyabari ku mitima, nubwo mutakifite inshingano zo kubayobora mu buryo buri administrative, mu buryo bw'imiyoborere y'itorero, mu buryo bw'umwihariko, mu buryo buhoraho. Ntabwo mukifite izo nshingano, ariko ku buryo bw'umwuka
bitewe responsabilité ni yose ni yose umwuka wera aracyabarimo wo kubereka ko ziriya ntama muracyafite kuzikurikirana nubwo mutakifite za ntebe zanyu n'imyanya yanyu ikomeye y'ibyubahiro. Ni byiza cyane pastor. Ese nk'abandi bari mu gihiruko kizabukuru wababwira ngo iki? Ese aba bakiri batoya bo no wewe butumwa babahereza? Abakiri batoya ubutumwa nabahereza no kumva ko batagiye gukorera isi ubutunzi bw'isi, abo ko bagiye gukora umurimo w'Imana kandi kwizabajyana aho ishaka hose, haba hakennye haba hakize, ko iyo Mana yaguhamagaye niyo ikuyobora, niyo muyobozi wawe. Noneho kuri aba bantu bakuze bo muri zabukuru, icyo nababwira ni uko umurimo w'Imana uzava muri bo batakiri ku isi. Ariko igihe cyose umuntu wahamagawe n'Imana akiri hano ku isi agihumeka ari mu murimo w'Imana, kandi ashobora gutanga umusaruro. Umurimo w'Imana ni impano ikomeye. Reka nkubwire nuko wenda dutinda, ndagwa akantu gato kambayeho. Nari mu ishuri rya Bibiliya Igisenyi, cyo gihe hari igiterane kinini cyari cyahuje amakomine hafi 3 ahantu hitwika Nama. Hari abadepite bashakaga kugira ngo biyamamaze muri icyo giterane kivuga butumwa, noneho ubutumwa buvugwe kandi nabo baze kugaragaramo. Bategura kuri gahunda abagomba kuvuga ubutumwa bw'uwo munsi, ntabwo nari ndimo. Ndikumva? Noneho barigisha igihe cyo kujya guhumuza kigeze, pasteur Mwuka w'Imana wari uyoboye icyo giterane waramufasha uramucakira. Uriya ni ujya kurangiza, ni uriya mwanya nuwe. Nabonye azayiruka nkaho nari nicaye, yarambwira ngo Umwuka w'Imana arambwiye ngo uyu mwanya nuwawe kandi ntumbaze. Nanjye nuko mbyumvise, sinigeze mvuga ngo ndamubaza ngo nanjye nari nzi by'umwuka ibyo ari byo. Nahise mpaguruka no kuri podium. Ijambo ry'Imana uko ryasohotse ibyo ni ibyayo. Icyo nkubwiye nuko abo bantu bageraga ku bihumbi, niko navuga, bose ntabasigaye, bose barapfukamye. Uko niko Umwuka w'Imana akora. Nubwo ndi hano, nubwo ubura umusaza, ariko ushobora kuba ukenewe Igikongoro, ushobora kuba ukenewe Igisenyi, ushobora kuba ukenewe ahandi hantu. Nuko ahubwo rimwe na rimwe ushobora kugira intege nke zo kuvuga ngo nagenda nte, nagerayo nte. Ariko iyo hageze hari ubuhamya ubaha, hari ibyo wanyuzemo babwira, nabo bagakomera. Kuko umurimo w'Imana si ukujyana mu mavuatire. Umurimo w'Imana si ukurya neza. Umurimo w'Imana no kurya neza bararya, kuko Imana ntabwo ari umukene. Icyo nicyo nakubwira. Ariko ugiye ari ibyo byonyine bikujyanye, ntabwo ugiye mu murimo w'Imana. Ariko ugiye uvuga ngo ngiye gukorera Imana, uzayikorera haba hakomeye, haba horoheje, haba ahantu hananije, haba ahantu mu nzara, uzayikorera kandi ntacyo uzaba. Kandi yaratubwiye ngo no mu muriro muzanyuramo ntacyo muzaba. Umukozi w'Imana rero ntabwo akwiye ko umukozi uhamagawe n'abandi bakozi, ahubwo akwiye ko umukozi uhamagawe n'Imana akamenya uwamuhamagaye. Aba bantu rero bitwa abakozi b'Imana si abakozi b'amadini. Yewe byansobanura ngo umukozi w'Imana si umukozi w'idini iryo ari ryo ryose, ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'umutware w'ijuru. Uwo niwe utanga akazi, niwe uvuga ngo kandi ngwino ujye kuruhuka. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha naho butaha. Murakoze, turabashimiye. Imana ibahe umugisha kandi mubuye mukore neza. Amen. Nkuko mwakuri iki kiganiro cyacu rero, nuko nguko ivugabutumwa ryatanye hariya mu kibaya cya Bugarama. Hariya atubwiye byinshi ku itorero rya Mashesha. Yatusobanuriye nkuko mwakurikiye ngo ngewe ngo tujya gutangira twatangiye turi kumwe n'abazungu, turi kumwe n'abasedwa, ariko uburyo bakoresheje kugira ngo ivugabutumwa ritangire hariya hepfo mu kibaya nuko babanje kubaka iriya centre de santé ya Mashesha mu mwaka w'1962. Centre de santé noneho batangiza n'umurimo w'ivugabutumwa. Ndetse no mu kibaya cya Bugarama hariya Bugarama cité batangiye naho babanje kuhubaka poste de santé. Bamaze kuhashira poste de santé kugira ngo bavure abarwayi. Nabo barwayi uko bavuraga abantu niko bakoraga ivugabutumwa, uko bavuraga abarwayi niko bakoraga n'ivugabutumwa. Uyu munsi wonone hariya
uko bavuraga abarwayi niko bakoraga ivugabutumwa. Uyu munsi wa none murabona hariya mu Bugarama Cité hari urusengero rwiza rumeze neza, abantu benshi barahindutse, bakurikiye agakiza, bakurikiye inzira y'agakiza, bakurikira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ariko muri byinshi natubwira ngo ikintu cyatumye umurimo w'Imana uzamuka hambere nuko muri bo barangwaga n'urukundo. Umupasiteri yagendaga akajya kuganirira n'abakristo, akabasura, akabaganiriza, bakabasengera. Yavuze n'ibitangaza byagiye biba biturutse mu masengesho, mu gusengera abakristo. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose yatubwiye, mwari muri kumwe natwe muri iki kiganiro cy'amateka. Rero nta byinshi ndi buvuge kuko ikiganiro twagikurikiye, gusa yatubwiye ko urukundo ni rwo rwa mbere. Rero bakozi b'Imana mukurikiye Gihundwe Gospel, umurimo w'Imana urangwa n'urukundo. Kugira ngo tukomeze twubake ubwami bw'Imana nuko mwakomeza kurangwa n'urukundo. Wenda ne kuvuga Pentecote gusa, ndavuga nawe mu yandi matorero, kuko ubwami bw'Imana buratureba twese, ntabwo bureba ADPR gusa cyangwa aba Pentecote gusa n'andi madini atandukanye. Nimba uri umushumba, we kwicara muri biro gusa ngo utegereze raporo ko abandi bajya kuri tere, bajya kuganira n'abakristo, bajya gusura n'abakristo, intama ziracyabakene, zikeneye kubona abashumba bazo, zikeneye kubona abungeri bazo babasuye, bakabaganiriza, bakababwira iby'ubwami bw'Imana, atari ku cyumweru gusa mu materaniro, atari mu rusengero gusa, ariko no kumanuka nk'uko umushumba Mbonyingabo, nkuko umushumba Ezekiel amaze kubitubwira uri mu kiruhuko cy'izabukuru, uburyo bakoraga umurimo w'Imana. Murakoze inshuti bakunzi ba Gihundwe Gospel kuba mwakurikiye iki kiganiro cyacu cy'amateka igice cya 4. Ntabwo kirangiriye hangaha, tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe nanjye Niyogakiza Josue, umutambyi mu batambyi.